Komera basore. Komera wa mugabo. Komera. Tubafashe imwe bwaga ko mbona mutugendereye. Ngo Ako Kevin. Tubanze ureke wumva icyo umuntu atubwiye. Ese mugabo arashaka iki? Ngatubwira iki kugenza wa mugabo we twumva. nashakaga kugura inzu n'ibiri ku isoko. Iyi nzu iri ku isoko ariko amafaranga tuyigurisha wowe bitewe n'ukuntu ndi kukubona ntabwo ubwo bushobozi bufite bwayigura rwose. Ngo kubera iki? Wowe nta bushobozi reba ukuntu wowe nta bushobozi urabona umuntu yayi. Uyu ntugapinga umuntu. Wagereka ariko kugira ibintu. Wowe ntabwo inzu wayishyura rwose. Ntugapinga umuntu. Wowe ntabwo ngushyigikiye wakwinzu ntabwo wowe wayishyura. Hi. Muraho neza boss. Mumeze bite? Ni sawa. Makuru yanyu? Mumeze neza? Tumeze neza. Ni hano ni wari inzu kodeshwa nako na igurishwa. Boss inzu dore turayigurisha hirize wamubonye umukire. Uyu ni umukire urabona ko bimugaragara amafaranga ari nayo rwose. Boss mwashaka kugura inzu yacu? Nayishimye ndikubona ari nziza. Amarangi meza. Ni nziza rwose ahubwo ngwino tujye mu ka office gutya ku ruhande tuganire baze kubwira ku bijyanye n'iby'ibiciro mu office yanjye. Mwakicara hanyuma tukavugana. Okay. Hanyuma twebwe nk'uko wabonye n'abagenzi banjye dusize hanze turi abakomisiyoneri b'amazu. Twebwe ducuruza amazu. Rero iriya nzu yacu igura miliyari 5. Miliyari 5. Igura miliyari 5 niyo tuyigurira. Sasa mukora n'izihe banki ku buryo nakaka inguzanyo ku buryo bworoshye? Ni ibintu byoroshye. Banki yacu dukorana kugira ngo babashe kugura inguzanyo bashe kugura amazu yacu ko abanye kandi n'ameza ahenze. Ni meza ko. Reka murebere ndebe. Nabibonye bisaba kuba byibuze winjiza miliyoni ku kwezi kugira tubashe kuguhereza inguzanyo. Mu mafaranga rero mbebwa mu mafaranga nigeza ku kwezi ari munsi ya miliyoni. Urukumva ntabwo byakunda ariko ndagombye. Ntabwo byakunda ntabwo waguha inguzanyo rwose utinjiza amafaranga ari hejuru ya miliyoni. Nakundi kuntu nabigenda kugira ngo nyibone? Nta kundi n'ibyo ngibyo nakunda. Okay sawa nari kuzagura ubutaha. Sawa. Ukiri urabimuriye kabonesheje umwanya w'ubusa ngo ni umukire nawe nzi ko afite ka gusa ubu boss rero ndamubwiye iki ngo nari nzi ko afite amafaranga no kubabona bambaye neza ariko nta kintu wabibereyeho rwose urabona ngaranesha umwanya w'ubusa nzi ko afite n'amafaranga kumbi n'inguzanyo nabashije kuyishyura nta ninjiza miliyoni ku kwezi gusa raporo zagenewe kuba nazitanze abakire bubu nari mpamvu yo kwizera abakire b'iki gihe rwose nta mukire ngaraza nkamubwira iti inzu yacu iyi uri ugiye nkamubwira amafaranga nkagira ngo afite amafaranga agiye kuyishyura akambwira ngo ni inguzanyo nkamubwira ati twebwe rero urabizi ko banki yacu ikorana n'umuntu winjiza miliyoni ku kwezi ibyo urabizi ndamubwira ati dukorana n'umuntu winjiza miliyoni ku kwezi arangije arambwira ati ngo na miliyoni ngo ntago yinjiza ku kwezi ahita ambwira ngo nafunde ubuserize kandi dukire mu gaciro reka tugaruke kuri uyu mugabo ubu wa mugabo reba uramukiri inzira munaniye ntiyinjiza miliyoni ku kwezi ubwo winjiza miliyoni ku kwezi ku buryo turi bukwemerera inguzanyo iyi nzu yacu ukayigura. nta kibazo cy'amafaranga mfite. Amafaranga ni nada nabishyura cash. Nta n'inguzanyo nkeneye. Aho Kevin ngo akiriye abakire nta kibazo mfite njye. Ntukite ku myambarire amafaranga ahari ntabwo nayikunze ntibona imeze neza. Reka twakire n'uyu nguyu turebe rwose reka nkubwire rwose njye mbabarira rwose ntabwo nari mbizi nabonye ukuntu yambaye rwose ndasaba imbabazi mu mbabarire nabonye ukuntu yambaye ngira ngo ni umukire rwose afite amafaranga rwose mungirire impuhwe. Oya ngomba kuregera boss wawe kuko ntabwo ari uko nguko bakora akazi ukagira kujya usuzugura abantu uko wiboneye rwose boss mushaka mwambabarira nanjye ntabwo ari boss ni ukuri mubabarire